ese ufite umukobwa waba warakunaniye, like umukobwa uramukunda uranabimwereka ariko wowe ukabona ntabyitayeho, cyangwa se agufata nk'inshuti gusa, inshuti bisanzwe. Bijya bikunda kubaho ku basore benshi, ugasanga umukobwa uramukunda cyangwa se rimwe na rimwe akanakwiryaho, ubibona ko nyine atagushamariye, nta kintu gishamaje akubonamo. Like tugiye kureba uburyo wakora ku marangamutima y'umukobwa ku buryo n'igihe mwazatandukana azarinda apfa akigutekereza, azarinda apfa akikwifuza. Ese ubundi ubigenza ute iyo ugiye kumwaporocinga? Ubigenza ute iyo ugiye kumuvugisha mugiye guhura, cyangwa se muri ka kanya ubonye amahirwe ko kumubwira ibyiyumviro byawe? Ngiye kubabwira udutips uzakorera umukobwa mu gihe umukunda bigahita birangira ari wowe musore azahora atekereza ubuzima bwe bwose. Ni ibintu bigera muri bitanu gusa. Hari ibintu bajya bavuga uti kuroga umuntu ngo kugira ngo agukunde. Biriya ushobora kumuroga ukwezi kumwe, cyangwa se sinzi neza niba binakunda, ariko bikazarangira n'ubundi ubwo burozi wenda bumushizemo. Ni urugero. Ngiye kukubwira njyewe utuntu wamukorera, like uburyo wakitwara mu gihe muri kumwe, mu gihe mugiye guhura, mu gihe muri kuvugana, akazarinda apfa akigutekereza, avuga uturamujama, waba ufite amafaranga cyangwa waba utayafite. Akenshi dukunze gutekereza yuko abakobwa ahanini ikintu kinini birebera ari amafaranga. Ese koko nibyo? Wasanga hari izindi karagiteri bagenderaho bajya gucuzinga umusore bazabana cyangwa umusore bakundana. Banza urebe neza niba izi karagiteri cyangwa se ibi bintu bitanu ubyujuje mbere y'uko ujya gukundana n'uwo mukobwa, cyangwa se mbere y'uko ujya no kumubwira y'uko umukunda, mbere y'uko ujya kumubwira amarangamutima yawe. Ni ibintu bitanu gusa. Jyewe uri kumva ndurwa igikundiro rwa Manuel rimwe ni Nyirimunga, nkabinahana batatu iyo butamunyita ka Enzo. Niba ibi bintu ngiye kukubwira biri bugire icyo bikumarira, nakwibutsa gukora subscribe kuri The Trends 250. Ikiganiro nimenya naka. Tugiye kureba ibintu bitanu wakorera umukobwa akazarinda apfa akigutekereza, akazarinda apfa agitekereza wa muhungu wowe wamukoreye ibyo bintu, cyangwa se uko witwaye mu gihe mwari muri kumwe, cyangwa se mu gihe mwari muri kuvugana. Icya mbere ni ibintu bitanu gusa, ikirenze ibindi nagishyize ku mwanya wa gatanu. Ubwo rero nutarangiza video ngo kirebe uraba wacikanywe, kuko ibi byose ngiye kukubwira ubikoze utakoze icyo cya gatanu n'ubundi ntacyo byakumarira. Icya mbere, shaka ikintu kibahuza niba mugiye guhura. Niba mugiye guhura, reka kubwira umukobwa uti ngo ngwino ngusohokane. Like yego azaza anabyishimiye, but ntabwo bizaba biri kumukurura cyane. Ushobora kureba niba umukobwa wenda ni urugero akunda nko kureba match. Hari abakobwa bikundira siporo, ukamubwira uti wenda APR na Rayon byakinnye, ngwino nkujyane kureba match. Ntumubwire uti ngusohokane, ahubwo uramubwira uti mujye kureba match, kuko uzi ko abikunda. Cyangwa se hari n'abakobwa baba bikundira ni urugero nk'ibintu by'amateka, ukamubwira uti waje nkakujyana muri mize, mwava muri mize ukabona kumusohokana. Icyo gihe muzaba mufite ibiganiro byinshi byo kuganira, ndetse n'utuntu nyine twagiye tubabaho mugende mutuganiraho, utuntu mwagiye mubonerayo, muzabona ikintu kibahuza kurusha cya gihe uzamubwira uti aka kanya ndagushaka, ngwino duhurire aha, ntaki ugiye ngo gutereta, ngo ugiye kumubwira ngo rero ngo njyewe ngo ndagukunda. Ibyo abakobwa ni abantu benshi baba bababwiye, ariko ufashe umurebye muri cya kintu akunda, muri cya gihe, like mu kintu uzi neza yuko akunda. Hari abakobwa baba bakunda kwirebera filime, ukamubwira uti se waje nkakujyana kureba filime, mukajya kurebera filime muri sale. Ni ibintu abakobwa badakunze kubona, kuko abahungu benshi ntabwo babizi, ariko mu gihe waba ubimukoreye wowe ntabwo yazabyibagirwa. Kuko icya mbere, niba ari ikintu akunda, muzagira nayo ibihe bidasanzwe, like ibihe by'ingenzi mu buzima bwe muzabigira nayo. Nicyo kizatuma atabyibagirwa.
kuko wamujyanye mu kintu akunda, ndetse muri babiri muzagira nayo nyine igihe, cya gihe azahora atekerezaho. Uyibwira umukobwa ngo ngwino ngo tujye guhurira ngaha, ngo uhamagare umukobwa ngo none se ngo wangwiriyemo, akugwiremo se uzi abantu bose aba yaragwiriyemo, ashobora no kuza ariko like nta kintu nyine, nta kintu kizatacinga feelings zike cyane ku buryo atazakibagirwa. Twebwe ibyo turi gushaka kubona hano ni ibintu nyine uzamukorera ku buryo azarinda apfa akigutekereza. Like ushobora kumubwira, niba ari umukobwa ukunda gusoma ibitabo wenda ni urugero, ukamubwira ngwino tujye muri library, mwava muri library wenda ukamugurira agakofi, nyine akabona ko uri umusirimu, ndetse akabona ko like nyine mu kintu akunda, niba wamujyanye gukora ikintu akunda, wowe ushobora no kuba utagikunda, gishobora no kuba kikubangamira, ariko urashaka kwatacinga feelings ze. Niba umujyanye mu kintu akunda ndetse nawe ukamwereka ko ugikunda, mukacyishimiramo, bizakiriyetinga like moment atazigera yibagirwa. Ibihe muzagirana ntago azapfa kubyibagirwa. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, umwanya agushatsemo ntakubone. Like hari ukuntu umukobwa akubwira wenda aguhamagara, like aguhamagara, abakobwa benshi ntabwo bakunda guhamagara, akakubipa, ukajya kubona ukabona umukobwa arakubipye, ukahita umuhamagara, mugahita muvugana nk'isaha yose muri kuganira utuntu like ndagukunda ibiki, ushaka kumutera impuhwe. Like ashobora nko kuguhamagara cyangwa se akanakubipa unafite umwanya wo kuvugana nawe, ariko kugira ngo buri gihe azajya ahora ashaka kuvugana nawe, ntago buri gihe agushakiye ntazajya kubona. Like nyine nk'urugero, buri gihe urya umuceri uko ushatse, cyangwa se buri gihe ushatse ifiriti ukahita uyibona, byazagera ikakurambira. Like naguhamagara uyu munsi ukamubwira uti none se hari ikintu cyihutirwa rugiye kumbwira, ko hari utuntu nari ndimo, wenda akubwira nagiye kwifuriza umunsi mwiza, nagiye kubwira ibi, cyangwa se akanakubwira uti duhurira, ukamubwira uti se hari ikintu cyihutirwa rugiye kumbwira, ko hari utundi tuntu nari ndimo, niyo nta tuntu waba urimo. Wanamubeshya ukamubwira uti se ko ndi busy, ukiga no kuba busy mu gihe wagushaka. Wowe ukaza gupanga umwanya muri buze kuvuganira cyangwa se muri buze guhurira. Like niba wenda yarakubwiye uti none se ko nshaka ko tuza kuvugana, wenda akakwandikira akakubwira uti mu kanya saa 4 uze kumpamagara, ukamubwira uti saa 4 ndaba ndi busy, byaba byiza ari uko tuvuganye wenda saa 2, ku buryo ari bwumve ko nyine muri cya gihe hari ukuntu umukobwa aba yabuze ikintu akora, akahita yibuka ko wenda hari agasore ajya yiba umwanya, akahita apfa kumuhamagara kugira ngo abone ikintu kimuhuza, wenda ni urugero. Like buri gihe nazajya gushaka gutyo, n'ubundi bizarangira man atagize nta feelings zizadanja kugiriye, kuko buri gihe agushakiye ahita akubona, like umeze nk'imboga za make nyine, nizo umuntu ashaka ako kanya akahita azibona. Ariko numenya agaciro kawe akaguhamagara, ni urugero, hari n'umuntu bahamagara ari mu kazi akareka akazi, like kuko umugore ngo aguhamagaye, kuko umuntu ukunda ngo aguhamagaye ukahita ureka akazi, ibyo n'ubundi okay, muzavugana munishime, ariko kuko buri gihe ukagushatse ahita akubona, ntago bizamwattractinga. Naguhamagara aka kanya akumva uri busy, ni urugero, ukaza we kwibuka, sinkubwiye uti ntumuvugishe, ndakubwiye ahubwo wowe shaka igihe muri buhurire cyangwa igihe muri buvuganire, aba ari wowe ubigena. Mu gihe wo gushaka like wigire busy, uze kumubwira uti njyewe ndaza kuboneka wenda nka saa 4 wenda, cyangwa saa 2 za nimugoroba, nibwo ndi bubone umwanya, ese urabuhari? Icyo gihe azahita abibona ko nyine like kukuvugisha uko agushatse ntago ari kazajya ahita akubona. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, azajya nyine nimuzajya mujya kuvugana, azajya bifata nk'amahirwe, kuko bwa mbere wamwiriyeho, n'umujya kuvugana nawe like
uzaba usa nkaho umuhaye amahirwe yo kugira ngo akwaprocinge. Like we nyine nuza kumuhamagara icyo gihe wamubwiriye, bizaba ari nkaho we abonye amahirwe yo kugira ngo akuvugishe, kuko azi ko bwa mbere wamwiriyeho ntabwo wamuboneye umwanya, ariko bwa kabiri like azaba ari interested cyane kuko bwa mbere wari wamwiriyeho, bwa kabiri ni wowe umwihamagariye. Like azavuga uti uyu muntu ukamuvugishe neza gutya kuko ni nk'amahirwe amaye yo kumuvugisha. Katubyite nk'amahirwe umuhaye, kuko like hari ukuntu umusore aba umubeba mu bipa rimwe akita amuhamagara, cyangwa se umujama ugasanga yahamagaye nk'inshuro nk'esheshatu umukobwa atamwitaba, like agakomeza agahatiriza. Ibyo nyine bizaba biri kumwereka ko uri kumwirukaho. Icyo ni icya mbere, nicyo bizamwereka yuko uri kumwirukaho. Ariko we naguhamagara akubwira uti wenda nabonye wambuze, ni urugero, wamuhamagaye uramubura, we akaza kubibona nka nyuma y'amasaha 2 agahita aguhamagara, ugahita umubwira uti aka kanya se ko ndi busy, watse tukaza kuvugana mu kanya. We azaba asa nk'aguhaye amahirwe ngo muvugane, asanga ayo mahirwe ntabwo yakeneye. Like wowe uzaba noneho, wowe nk'umujama uzaba ugiye kumuha amahirwe yo kugira ngo muze kuvugana, ntabwo aba ari uzaba uyaguhaye cyangwa se muze no guhura. Iyo yari steps ya kabiri. Icyo kintu nugikora neza, umukobwa ndakurahiye azarinda apfa akigutekereza, kuko nyine uzaba uri mu bantu b'agaciro. Nimba mugiye kuvugana, niba mugiye guhura, azajya bifata nyine nk'umwanya w'agaciro, abihereza agaciro cyane kurusha uko wowe wagenda umwirukaho, like buri gihe agushatse ahita akubona. Icyo cyari icya kabiri. Kandi n'ibi bintu ndi kukubwira biri kugira icyo bigufasha, nakwibutsa gukora subscribe kuri The Trends 250. Ikiganiro ni Menya Naka. Icya gatatu, kuba umugabo mu gihe muri kumwe. Umukobwa nagakunda okay, abakobwa ubundi cya mbere ntago babaza ikintu bashaka. Like abashobora kuba ashaka umuntu bari kumwe, useka buri gihe muri kumwe mwishimye, but ugasanga ibyo bintu afite abantu benshi babikorana. Yaba inshuti ze barahura bagaseka, yaba muri famiye barahura bagaseka, yaba hehe barahura bagaseka. Like buri gihe nawe nuzajya ugenda muhura, nyine umwereka ko wamushamariye bya danje, umwereka ko like buri gihe nyine mugiye guhura wise umwereka yuko wari wabishegeye, wabishakaga, wamwinginze, like ari nk'amahirwe aguhaye, bizamurambira. Kuko nawe ubonye like uri n'umusore ukabona umukobwa uhora ukwirukaho, nawe bigera bikakurambira. Like wowe mu gihe mugiye guhura, ni urugero, itware nk'umugabo. Umubebe Imana akunda umugabo, ntabwo akunda umuntu uri like uhora useka, uhora uhora like akeneye wa muntu bari buhure, ntiyakora n'akantu k'ubugoryi bikakurakaza, ku buryo like niba muri like kumwe akagira nk'agakosa akora. Ni nk'urugero, hari nk'ukuntu uba uri kumwe n'umukobwa ukajya kubona ukabona wenda ni nk'urugero agiye nko kuri telefone amazeho nk'iminota nk'icumi yose kandi muri kumwe, warangiza nawe wabona yivuyeho ukahita ugira ngo nyine like ukahita umwibebezaho. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Niba gukoreye ikosa muri kumwe, ba nk'umugabo mani, rwanira icyubahiro cyawe, mwirike ko ari ibintu bikubangamiye, mwirike ko ari ibintu, niba akoze ikintu kikubangamiye bimwereke ko icyo kintu atari cyiza, nyine utacyishimiye. Like azavuga uti mu gihe uriya muntu turi kumwe, nyine muri cya gihe muzajya muba muri kumwe, abizi ko hari ibintu ajya akora bikakuhangamira, icya mbere azajya yitwararika. Ikindi, ntabwo umuntu ajya yitwararika ku muntu utamufitiye agaciro, azitwararika kuko nyine ari kukubonamo ka gaciro wihesheje. Like bwa mbere nutihesha agaciro ntabwo azakaguha. Nuhora umwinginga, nyine azumva ko ikintu cyose yakora muri kumwe, cyaba kikubangamiye cyaba kitakubangamiye, ntabwo bizaba bimureba. Ariko nagira ikintu akora kikakubangamira, ukamwereka ko byakubangamiye,
icya mbere azumva ko nyine agomba kwitwararika mu gihe muri kumwe, muri cya gihe muri kumwe azajya aba yitwararitse, ntabwo azajya akora ibyo ashatse, azajya yumva ko ari umwanya w'agaciro, umwanya w'agaciro abonye nyine like ari kumwe n'umuntu w'agaciro mu mwanya w'agaciro, niko azajya abifata. Ariko mu gihe akoze ikintu nawe aranabizi neza yuko ikintu akoze kikubangamiye ariko ntubimweretse like kuko wenda ni urugero kuko umukunda ntiwabasha kumurakarira, ibyo nyine bizamwereka yuko like icyo yakora cyose, icyo ni cyaba kikubabaza cyaba kitakubabaza, nta kintu bizaba bimurebaho. Ariko nuramuka umweretse yuko uri umugabo, ukamwereka ko ufite agaciro kawe, kuba umukunda atagomba kugusuzugura, nawe bizamukanga, bizamushokinga, bizamwereka yuko umuntu bari kumwe icya mbere ari uw'agaciro, ndetse ntabwo azajya akora ibyo ashatse, cyane cyane ibikubabaza mu maso yawe. Ubwo icyo cyari ikintu icya gatatu wajya ukora mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa se n'umuntu ukunda, bigatuma nyine buri gihe azajya ahora kwibuka. Kuko icya mbere umukobwa tubyemere aba afite abasore benshi, akenshi cyane iyo ari mwiza aba afite abasore benshi bamwirukaho, abasore asanasuzugura like baba bari kumwe mukaba mushobora no kuba muri kumwe, umuntu akamuhamagara agahita akubwira ati bye ndigendeye tuzongera guhura ejo, nyamara wenda ibyo bintu byari byakuvunnye, washatse umwanya bikuruhije like nyine mu gihe muri kumwe ntabihe agaciro. Ariko nubigenza nka kuriya nkubwiye, ukamwereka ko icya mbere uri umuntu w'agaciro nyine mu buzima, icya mbere wowe ubwawe wihesheje agaciro, icyo ni icya mbere. Like niba wihesheje agaciro nawe ntabwo azasiba kukaguha, kuko ni nko kumukanga, wamukanze mu gihe muzajya muba muri kumwe, azajya nyine icyo gihe like azajya agifata mu gihe muri kumwe nyine ibyo bintu azajya bifata ko ari kumwe n'umuntu agomba kubaha, umuntu agomba like kumuhereza icyubahiro agomba, kuko icya mbere wihaye icyubahiro mu maso yiwe, we ntabwo azakikwima. Ariko niba wisuzuguza akantu kose azajya akora, yaba ikikubangamiye yaba ikikunejeje, like ntubimwereke uko uri kwiyumva, nyine azakomeza gufata gutya, azakomeza gufata nk'umuntu usanzwe. Niba mugiye no guhura ari nk'uko ahura n'andi se, ari nk'uko ahura n'inshuti isanzwe, nyine ugume muri iyo friendship zone. Ariko numwereka yuko wowe ubwawe wihaye icyubahiro, wihaye agaciro, reka tuvuge icyubahiro ni icy'Imana, reka tuvuge agaciro, numwereka yuko wihaye agaciro, we ntabwo azakakwima, kuko like azaba abona ko ari kumwe n'umuntu w'ingenzi. Icyo cyari ikintu cya gatatu wakora mu gihe muri kumwe, like nibyo, icyo gihe ntazigera akibagirwa, cyangwa se wowe ntazigera kwibagirwa. Tugiye ku kintu cya kane, reka nongere nkwibutse gukora subscribe kuri The Trends 250 mu gihe ibi bintu ndi kukubwira byaba biri kukugirira akamaro. Ikiganiro nimenya naka ni kuri The Trends 250. Ntumwereke ko umukunda cyane. Icyo ni ikintu cya kane ugomba gukora. Ntumwereke yuko umukunda cyane, ntumwereke yuko wamushamariye. Hari ukuntu umuntu yizirika nyine like ukamwizirikaho ugakeka ko aribwo azagukunda. Umukobwa reka tureke n'umukobwa, abantu bose ubaye wamwiziritseho, ubaye wamubangamiye, buri gihe urashaka ko muvugana, ntumuha akanya ko guhumeka, like niba umubona nyine umusore urahita urakara, ikintu cyose nyine like ni urugero, uramuhamagara nk'inshuro 8 ku munsi. Guhamagara umuntu inshuro zirenze 2 yanze kugufata, like wenda hari nk'ikintu arimo, cyangwa se yanze no kugufata bishaka, ariko uri kumwereka ko uri kuguma umwirukaho buri gihe uri kuguma umwirukaho, bizamwereka yuko icya mbere wowe ntago uzi agaciro kawe. You don't know your value. Numara kumenya value yawe, ntago uziruka ku muntu. Ushobora no kuba umukunda, ushobora no kuba umukunda bya danje, unashaka kubimwereka, ariko nubimwereka azaba abonye intege nkeya zawe, like azakoresha izo ntege nkeya zawe akubabaze,
ashobora no kutabikora abishaka, ashobora kubikora bimugwiririye, ariko kuko wamweretse ko umwitayeho cyane, like wenda niba muri kumwe nta no gushaka akareba hirya, nta no gushaka akasuhuza inshuti ye, buri kintu cyose ushaka. Niba muri wenda ni urugero umonanye n'umusore, hari nk'ukuntu ubona nk'umubebi wenda ni urugero yipostingiye nk'akantu, ukahita bikurakaza, bigahita bikubabaza, umutima ukakurya, ukajya ujya muri comment section ze ugatangira kumutuka, ugatangira kumubwira turi indaya kuko wamubonanye n'umuntu akantu gatonya kakakubabaza, like nyine ukamwereka ko wamushamariye cyane, utabaho utamufite, nawe nyine azabibona ko utabaho utamufite. Buri kintu cyose bizajya biba ari nk'amahirwe aguhaye, naguhamagara bizajya biba ari nk'amahirwe aguhaye, nakuvugisha azajya yumva ko ari nk'amahirwe aguhaye. Noneho uzajya unakora akantu gatonya ahite yirakaza, ahita akubwira wapi ntabwo tuzongera kuvugana ntaki, kubera ko icya mbere ntiwigeze wiha agaciro. Wowe agaciro wagahaye urukundo umukunda, nyine wamweretse ko umukunda cyane, utabaho utamufite, nawe bizamuha opportunity yo kukwereka yuko yakwiryaho bigakunda, yo kukwereka ko utabaho utamufite. Ese ukeneye kubaho like ukunda umuntu ariko uhora umwinginga man, uhora ikintu cyose ari ukumwinginga, niba mugiye guhura ukagigiza ukamubwira like ibintu byose nyine umwinginga, nta n'umwanya ujya umuha wo kwitekerezaho. Like buri gihe niba aje nko kugusura ni urugero, niba ugiye kumubwira uti wenda ngwiramo cyangwa se wenda ngwino nsure, ugasanga uri kubimwingingira, wamwinginze, wamutakambiye ntako utagize, aho ngaho azakubonamo ikibwa bro, azakubonamo nyine umujamamani, azakubonamo barafinda wallahi. Nyine azajya bibona ko utabaho utamufite, ntago bizamushitura, ntago bizamwereka yuko mukunda cyane, ahubwo bizamwereka yuko wamusariye. Gukunda umuntu no kumusarira ni ibintu bitandukanye. Nawe uri umujama ukabona agakobwa gahora kakwikururaho, cyangwa like umukobwa uhora ukwikururaho, uhora ugushamariye cyane, byageraho nawe bikakurambira. Man, muhe break, muhe akaruhuko, nawe aruhuke yitekerezeho, ajya anagukumbura man. Umubebi mu gihe atagukumbuye se azagukunda ute? Like reka umubebi nawe akwihamagarire, anagera igihe akwandikire, anagera igihe akubwire se ko wanyanze, se kunyiryaho. Like nyine umwereke yuko nawe nubwo umukunda, nawe kugukunda bigomba kuba inshingano ze. Mushobora no kuba mutanakundana, ushobora kuba utarabona uburyo umubwira yuko mukunda, ariko ukamubwira like wowe tuza nyine, wowe ukiturisha. Like ushobora no kumara umunsi wose, ushobora nko kumara like, hari nk'ukuntu muba muvugana cyane, muvugana buri munsi, ukahita ukubitamo nk'iminsi 2, bizamutera kwibaza ese kubera iki yagize, kubera iki atangiye kunyiryaho, atangire yibaza kubera iki uyu munsi, niba buri gihe ahora ampamagara, kubera iki uyu munsi atigeze ampamagara, abyibazeho nawe. Yibaze se kubera iki atigeze ampamagara, ko nzi ko buri gihe ahora ntesha umutwe, buri gihe ahora ampamagara, akora ibiki, kubera iki uyu munsi atigeze ampamagara. Nyine nawe abyibazeho, like tuma yibaza impamvu utakiri kumubonera umwanya wa danje. Urumva iyo step nuyikora fresh man, ndakubwiza ukuri yuko cyambere azagufata nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe. Ikindi azumva ko like akeneye amahirwe yo kuvugana nawe, akeneye amahirwe yo kutakubura mu buzima bwe. Wowe buri gihe ubuzima bwe wabwinjemo cyane, wabgize like nturi kumuha n'akanya ko kwitekerezaho. Ibyo ngibyo man, azumva yuko uri kumubangamira.
ariko nutuza ukamuha nk'iminsi ibiri mutavugana, like bizagera igihe nawe mani, niba mwakundaga kuvugana cyane bizagera igihe, cyangwa se mwanakundaga guhura cyane, ni urugero ukamara nk'iminsi ibiri utamuhamagaye cyangwa mutanahura, azavuga uti se Kenzo byagenze gute, azavuga uti se wa mujama byagenze bite, yiboneye abandi, afite akandi kana ari gutereta, bimeze bite, cyangwa yaramparaye, atangire kwibaza niba wari umuharaye. Like muri icyo gihe azaba akeneye amahirwe yo kukuvugisha, azaba akeneye amahirwe nawe ubwe yo kugusamarira. Ukoresha icyo gihe nyine like umwereke yuko nawe wamuha amahirwe kugira ngo wowe ubwe akwiteretere. Aha, wowe ubwe nyine ari ubisamarira nawe umureke. Sinkubwiye uti buri gihe ntuzongere kumuvugisha, ntuzongere kugukora iki, ushobora nko kumara umunsi like nk'uyu munsi mukirwa mucata n'urugero, cyangwa mukirwa muri kumwe, ejo ukavuga uti reka mwihorere ndebe ese wowe ubwe aribuka kunyandikira, aribuka kumpamagara, aribuka kumbwira uti duhure. Ibyo bintu nawe umuhereza umwanya abyibuke, aba ari we ubyibuka, apana wowe buri gihe kwigira rambo mu rukundo, apana wowe buri gihe kwigira like umuntu wabishamariye cyane, aba ari wowe utuntu twose udukora, aba ari wowe ukora iki. Ibyo ngibyo umukobwa bizageraho agufate nk'igikoresho cye, ariko numwereka ko utamusamariye, numwereka ko like numwereka yuko nyine numwereka yuko utanyine okay, sinkubwiye ko ntumwereke yuko umukunda, ariko gukunda umuntu no kumusarira ni ibintu bibiri bitandukanye. Umukobwa nabona yuko wamusariye nta gaciro azaba akiguhaye, icyo ni icya mbere. Ariko numuha amahirwe nawe like ushobora guhereza umuntu amahirwe atabizi. Sinkubwiye ko wagukunda, ariko niba muvuganye nk'iminsi ibiri ni urugero, cyangwa nk'iminsi ibiri mukamara muvugana fresh, mumeze neza like umuhamagara, umwandikira ibintu nk'ibyo, akajya kubona akabona umaze nk'indi minsi ibiri utamuvugisha, azatangira kumva yuko icya mbere ari kubura umuntu w'ingenzi, umuntu aha agaciro cyane. Icyo ni icya mbere. Ikindi bizanatuma mutanarambirana. Hari ukuntu ukunda umuntu cyangwa se uvugana n'umuntu bikanakurambira, like uhora buri gihe urya umuceri wagera ukakurambira. Ushobora no kuba ukunda ariko ukakurambira. Uwo mubebe ashobora no kuba ageze cya gihe atangira kugukunda, atangira kukwifuza, ariko kuko buri gihe woza umwihomaho like buri gihe buri kanya gushakiye arakubona, like buri gihe nyine niba akubwititse umutima urahita ukuka, uhita umwereka yuko agize like uhita umwereka yuko nyine utamufite utabaho. Ibyo bintu bizatuma uwo mukobwa ndakubwiza ukuri agufata nyine nk'umuntu usanzwe mu buzima bwe. Kandi twebwe ikintu turi kwiga ni ukuntu umukobwa yagufata nk'umuntu w'agaciro, ukuntu umukobwa yagufata nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe. Like numwereka ko nyine utamugize, utamukunda cyane birenge, ushobora kumwereka ko umukunda ariko utamusariye, bizatuma nawe ubwe ashobora no kugusarira. Ahubwo bizatuma we ubwe ashobora no kugera cya gihe nyine muzajya mumara umunsi mutavuganye, ukumva byamubabaje, ukumva byamurakaje, byamubabaje. Icyo gihe nibwo uzaba ufite opportunity yo kumubwira ko umukunda, wenda mu gihe mutarabwirana yuko mukundana. Icyo gihe nibyo ubwe azabona yuko uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe, atifuza kukubura, kuko like wamweretse ko nyine uri umuntu w'agaciro. Ariko nujya kumwereka yuko utabaho utamufite, ikintu cyose like araguhamagaye, none se oya nta nubwo aguhamagara, akenshi nka gutya iyo wamweretse ko utabaho utamufite, aranakubipa, ntabwo ajya gupfa kuguhamagara, kubipa, cyangwa se ukanamuhamagara nk'inshuro 8 zose, like ugasanga nk'umusore yahamagaye nk'umukobwa inshuro 20 ku munsi.
ntiyigeza kwitaba, urabizi neza ko wamuhamagaraga buri saha buri saha buri saha buri saha, umukobwa ugufitiye umwanya ntabwo yabura ukuntu akwitaba. Ashobora no kutakwitaba aka kanya wenda hari ikintu cya danje arimo, akakohereza mesaje akubwira iti uretse gatoya wenda ndi kumwe n'ababyeyi, uretse gatoya wenda nk'abakobwa biga university akakubwira iti ndi muri classe, uretse gatoya ndaza kukuvugisha. Wowe iga gukora ikintu, iga nyine kutamwereka yuko wamusamariye, kutamwereka yuko umushamadukiye bya danje. Mwereke yuko umukunda yego, ariko like nawe ufite ubuzima bwawe ubayeho, nawe agomba kukubaha. Mwereke yuko mu rukundo like niba umukunda nawe agomba kugukunda, atagomba kuvunika wenyine. Icyo cyari ikintu cya kane ugomba gukora mu gihe uri kumwe n'umukunzi cyangwa se n'umuntu ukunda, waba warabimubwiye waba utarabimubwira, like uri kumwe n'umuntu ukunda, bikazatuma atazakwibagirwa mu buzima bwe, azajya ahora agufata nk'umuntu w'agaciro, nk'umuntu akeneye mu buzima bwe, umuntu atabaho adafite. Ikintu cya gatanu nagisemo ibintu bibiri, ni nacyo kintu gikomeye kigiye gutuma umukobwa atazigera na rimwe agira nyine buri gihe azajya ahora agutekereza, mwatandukana muri kumwe, buri gihe azajya ahora agutekereza. Ikintu cya gatanu nagishyizemo ibintu bibiri kuko ari cyo kintu gikomereye umusore, yaba wowe yaba n'umukobwa. Nicyo kintu cyose kugikora bizagukomerera, ariko bizatuma umutima w'uwo mukobwa uwujyana burundu. Ikintu cya gatanu, ntukamwereke yuko icyo ukurikiye cyane ari sex. Ntukamwereke ko icyo ukurikiye cyane ari bwombo. Ntukamwereke ko ikintu ukurikiye cyane ari imibonano mpuzabitsina. Mwereke yuko like ibyo bintu mu gihe bibaye bibeho bibatunguye, mwereke yuko nyine icyo kintu like undi abakobwa akenshi bakunze gukoresha intwaro, like bakunze gukoresha sex nk'intwaro. Like niba mu rukundo, niba mukundanye, wowe uraproviding ibintu byose mu rukundo, w'ikintu ari bushyire ku meza ni sex gusa. Icya mbere wamweretse yuko wishamariye, numwereka yuko wishamariye nyine nicyo kintu, niyo ntwaro azabona kuyoboresha, nicyo kintu nyine azabona ko nicyo kintu cya mbere ukeneye, nawe azakigutegekeraho. Nyine like nk'umukobwa ni urugero, umukobwa we n'igihe ashobora kugukunda kubera amafaranga ufite, atari urukundo ahubwo ari ukubera amafaranga. Rero mu gihe yabonye yuko washamadukiye sex ye bya danje, nyine azaguma aricyo kintu agutegekesha, kuko yabonye ko aricyo kintu ukunda, yabonye ko aricyo kintu umukurikiyeho, nta kindi kintu azi. Nyine azajya akubwira like azajya buri gihe aricyo kintu akuyoboresha, wowe mwereke yuko okay, ushobora kubishaka nk'umuntu. Ni nayo mpamvu nababwiye iti iki kintu cya gatanu kizakugora nk'umusore, ariko kizatuma atakwibagirwa. Like uko mugiye guhura kose, igihe mugiye guhura cyose urashaka ngo muryamane buri gihe muryamane. Like ibyo bintu bizatuma umukobwa nyine abona ko nicyo kintu wowe ushyize imbere. Ariko mu gihe wowe nk'umujama, nk'umusore wavuga uti njyewe like uyu munsi nitunahura turahurira ahangaha tugiye gutembera birangiriraho, urumva nawe azabyibazaho, azibaza se undi umukobwa akenshi aba afite abantu benshi bamwaka ibyo bintu, bifuza ko baryamana akenshi. Ariko like nabona wowe nk'umujama, icya mbere ntiwabisamariye, ntiwabishamadukiye cyane, azatangira kukwibazaho, ese ko biki uriya mujama we abandi bahungu uko ikintu baba bashaka hari uko turyamana, kuki uriya musore we atajya binyaka cyane, kubera icyo atajya abisamarira? Ese ni njyewe ufite ikibazo? Atangire yibaze niba ari we ufite ikibazo, atangire yibaze niba utanamukunda, kuko akenshi abakobwa bakeka yuko abahungu babakunda kubera sex. Like atangire atekereze yuko
mani nyine tuma atangira kwibaza impamvu. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki adakunda ko hashya buri gihe? Nyine utume atangira kubyibazaho, atangira kwibaza impamvu, like n'ibijya binaba n'iyo mwana aryamana bibe mwese bibatunguye, mwese muri cya gihe nyine mutari mwabipanze, umwereke ko nyine utari wabipanze, utari like bibe ari nk'ibintu bibatunguye. Ibyo bizatuma uwo mukobwa ahora yibaza, se kubera iki uriya muhungu buri gihe? Hari n'igihe aza kugusura yambaye mini, ni nk'urugero, aza kugusura nyine yakwisheteye, ubibona ko yakwisheteye, like ni bwa mbere naza nko kugusura ari ubwa mbere, akabona nta kintu na kimwe umwatsi. Hari n'igihe umukobwa ashobora kuza akwereka ko abishaka, nyamara ari ukugutesitinga, ari ukureba like ikintu ukurikiye, ari ukureba nimba udashaka hit and run. Like nabona yuko ikintu wowe ukurikiye atari sexy, ikintu ukurikiye like ari urukundo umufitiye, atari ibyo ngibyo bindi, azajya anabyishakira, akubwira uti none se waretse hakanashya. Ni urugero, urumva? Like wowe mwereke yuko ikintu ukurikiye cyane ari urukundo, atari sex. Urukundo na sex ni ibintu bitandukanye. Ushobora kujya umwereka yuko ari cyo kintu ugize ukurikiye bya danje, bikazarangira nyine agiye akigutegekeraho buri gihe, akajya kuyobora kubera ko wamweretse ikintu, wamweretse inkoni y'icyuma azakuyoboza, wamweretse cishwa hazaguha. Urumva? Like akakubwira, niba wenda n'urugero, buri gihe umuhamagara ari uko umeze nabi, nyine buri gihe umuhamagara, cyangwa se mujya guhura ari uko ari cyo kintu witayeho cyane, like bizabimwereka. Nawe nta hantu na hamwe uzaba utandukaniye n'ubundi n'abandi basore, kuko mani ntabwo umukobwa ajya abura abasore mu buzima bwe. Ikintu aba akeneye, umuntu ajya kwemera yuko bakundana, cyangwa se umuntu bigira agakunda cyane, ni umuntu utandukanye n'abo basore, umuntu utandukanye like n'abo basore bandi bahura. Wowe mwereke yuko icyo kintu nikinaba, n'urugero nibinaba, umwereke yuko bizaba ari ibintu biba bibatunguye, atari ibintu washamadukiye cyane, atari ibintu uri gushaka cyane, atari ibintu uzajya uhora uvuga uti like buri gihe ngo nicyo nshaka, cyangwa se abone ko ari cyo kintu azajya gukuruzaho amatwi, like buri gihe azajya aba ari ibyo agutegekesha, ntabwo azongera kubikora ibyo bintu. Nyine uzaba umweretse yuko like nawe ubwawe ufite agaciro kawe, nawe ubwawe ntago ikintu umukurikiyeho cyane uzaba umweretse ko kuri table y'urukundo umukobwa ikintu agomba gusapurayinga cya mbere ntabwo ari ibyo bintu, ntabwo ari sexy cyane, ntabwo ari ukuryamana nawe. Bizamwereka yuko man uri umusore ufite intego, ufite ikintu ushaka, like ufite urukundo, bitume abona yuko utandukanye n'abandi. Bizatuma icya mbere abona yuko utandukanye, icyo ni icya mbere. Azanabona yuko nyine ari we muntu yari yarabuze, kuko akenshi abasore baziranye abenshi nicyo kintu bikorera, ariko wowe umweretse yuko utandukanye, bizamwereka yuko wowe like icya mbere azatangira byibazeho, avuga uti se kubera iki uri umujama, ibindi abajama bakunda cyane, wowe kubera iki atajya aba atabisamariye, aba atabishamadukiye. Bimutere kubyibazaho, abone yuko nyine like niwe muntu yari yarabuze, niwe muntu like niyo mwazanatandukana bizatuma nyine atazakwibagirwa mu buzima bwe. Buri gihe mu buzima bwe azajya ahora akwibuka, kandi ntabwo azakwibagirwa. Icyo cyari cyo kintu cya gatanu, akaba ari nacyo kintu gikomeye kurusha ibindi nababwiraga, mu buryo butanu ushobora gutuma ibintu bitanu ushobora gukorera umukobwa akazarinda apfa atakwibagiwe. Njyewe wari uri kumva Ndurwa Igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkabinahana batatu iya Butamu, nyita
ka Enzo. Niba ibi bintu nkubwiye byagufashije, nakwibutsa gukora subscribe kuri The Trades 250. Ikiganiro cyari Menyana ka, njyewe ndi ka Enzo. Amahoro y'Imana nabane namwe naho ubutaha.